ijambo ryawe ni ibiryo bitunga umugenzi w'uru rugendo. Mu izina rya Yesu Kristo turaguhamagaye Kristo kugira ngo uzuganze mu mitima yacu, ibitekerezo byacu bidufatire kugira ngo bibashe kumva ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo wowe wateguye muri iki gitondo cy'uyu munsi Mwami, tumushize mu biganza byawe kugira ngo imbaraga za Kristo, imbaraga ziherekeza ijambo rya Kristo zibashe kumuyobora. Natwe abishaye Mwami Yesu udufatira imitima kugira ngo imitima yacu ibashe kwakira ijambo ryawe, inezererwe ijambo ryawe, rimere nka wa mubizi mwiza ngo wagiye kubiba imbuto ngo biba mu butaka bwiza, imbuto zibasha kwera nyinshi. Reka ijambo ryawe Mana, reka ijambo ryawe riba imbaraga mu buzima bwacu, kandi ngohereza ijambo rimwe gusa ngo rikadukiza indwara. Kristo urakoze Mwami, komeza kuduha guturiza imbere yawe kugira ngo icyo wagambiriye ku buzima bwacu buri muntu wese ntasubirayo kuko yaje, agira icyo yunguka mu ijambo ryawe, agira icyo yakira imbere yawe. Kristo urakoze murengezi mwiza udukunda, turagushimiye, turaguhimbaje. Komeza kubana natwe no kutugirira neza kubw'izina rya Yesu Kristo murengezi mwiza udukunda, rusabye twizeye. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Karibu mukozi w'Imana. Nubwo dutuze twumve icyo Imana ishaka. Let's be calm and listen to the word. Hallelujah. Hallelujah. Dushimira Imana ko yatugiriye neza. We thank God for his goodness to us, Kuri iki gitondo cyiza yaduhaye. for this good morning he has given to us, Akaba tubonye umwuka w'abazima. and now we're still breathing, or we're still alive. Dushimira Imana kuko yaduhaye uyu mwanya kugira ngo duhagarare tuvuge ijambo ryayo. And I thank God because he gave me this opportunity to share with you the word of God. Ku batanzi nitwa Aje Bigaraba. Those who don't know me, my name is Aje Bigaraba, Ko twese tukiri bazima. and we thank God because we're all still alive. Rero ndabiyegereje muri ijambo ry'Imana. I welcome you in this time of the word of God. Tuvuga kuri uyu Emmanuel. So we are going to talk about Emmanuel. Nduga ku cyumweru bamutubwiyeho. Last week, they talk about this name. Pasiteri yatubwiye ibintu nk'abitandatu gutyo bijyanye no kugira ubundi Emmanuel ni Yesu. Because it means Emmanuel means Jesus. Yaratubwiye ngo umufite And the pastor told us that whom has Jesus, bimuha guhembuka he makes him to be revived. ndetse kudasinzira. He will not gonna be slaves. Ikindi aratubwira ngo bituma uwo muntu agira ibyishimo. Secondly, he told us that he makes that person to have a joyful. Ufite inyota bimumara inyota. When you have a thirsty, the thirst will go away. Bimuha gutekereza neza. It makes a person to think very well, or to Uwo have a muntu good thinking. bimuha kugira urukundo. And it gives that person to have a love. Bimuha amahoro yo mu It mutima. gives him even a peace. Uyu muntu rero ninde? Who is this person? Niwe muntu tugiye kuganiraho. This is the one that we are going to talk about it. Ngiye kwigisha ndetse ahubwo ndatangira mbabaza ikibazo. And before I continue my teaching, I'm gonna start by asking a question. Iminota yanjye ndayubahiriza. And I think I'm gonna fulfill or respect my time. Nibikunda namwe ndaza kubaha umwanya mubaze. Even when it's allow us, I'm gonna give you a time to ask a question. Kuko ndashaka ko dusangira. Because I want to share these teachings. Kuko muri abakristo. Because you are all Christian. Ibyo nibyo wenda umuntu ashobora kuvuga atangira. Reka wenda mbabaze icyo kibazo. Let me ask this question. That was my introduction. Niki tunanira turaza kwifashisha Bibiliya turebe uko gisubiza. As we cannot answer this question, we're gonna ask the Bible to help us to answer. Iyo dusomye Bibiliya itwereka yuko Yesu yaduciriye inzira. When we read the Bible shows us that Jesus, he make us a way. Iyo nzira, and then that way yaduciriye ni inzira itujyana ahera cyane. This way that he makes for us is the way that is taking us a holy and holy place.
kandi iyo nzira yitwa inzira y'ubugingo. And this way is the way of eternal life. Ikibazo cyane ngiye kubaza, Then my question is this. ndaza gutanga umwanya buri wese asubiza uko abyumva. I'm gonna give a time iyo nzira certain. bibiri ivuga ko inyuranye. Iyo nzira maze kuvuga This is the way just I'm talking. inyuranye. Where it passes. Ufite isubizo yatuma. Whoever have the answer can please help us. Pastor? inyura muri Yesu uhawe tubwira Emmanuel niwe nzira donc ni ukuvuga ngo unyuze muri we agera aho agomba kugera. Urakoze cyane. Thank you so much, Pastor. Reka tubisome mu Baheburayo Let's read this in the book of Hebrews, ibice 10 chapter 10, murongo wa 19 n'uwa 20. 19-20. Basoma. Okay. Yes, please. Abaheburayo 10:19 na 20. aravuga ngo nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu. 20 tunyuze mu nzira yaduciriye nsha kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. Amen. Amen. Muri we niko havuze. No kuvuga ngo Kristo yaduciriye inzira This means hera. Jesus has a make a way for us to go to heaven or to Inzira holy sha, place. inzira y'ubugingo. This is a new way, it's the way of life. Ngo inyura mu mwenda ukinze. It passes through the clothes or curtain that is covered. Uwo mwenda ukinze mu mubiri we. And that cover is Jesus' body. Ubundi dutangiye Imana ubundi yari yasezeranyije kubana n'abantu. Kuvuga kuri Jesus has the promises to be with people. Ibyo kubana n'abantu turaza kubibona mu Balewi. You can read this in book of Leviticus. Ntabwo twasoma Abalewi 26. We're not going to read it. This is the 26, 11 na 12. 11 to 12. Ezekiel 37 And Ezekiel 37:27. Ibyahishuwe 21:3. And Revelation 20:3. Mu Balewi haravuga ngo nzashira ubuturo bwanjye hagati muri mwe. And Leviticus said that I will live in you. Zaba Imana yanyu namwe muzaba ubwoko I will bwanjye. be your God and you will be my nation. Yes. Ahangaha Bibiliya bivuga mu buryo rusange. The Bible is talking about this in these things in general. Ariko iyo dusomye Bibiliya dusanga hari naho igenda ivuga umuntu ku giti cye. But when we keep reading the Bible, there is a place that the Bible says about Isaiah one person ibice and each 43 one. When you read in the book of Isaiah 43, umurongo wa 1 kugeza kuri 25. verse 1 to 25, harimo amagambo there is a words or Uwiteka abwiye message Yesaya that God spoke to Isaiah. areba we ku giti cye n'undi wese witiriwe izina This ry'Imana. was about himself and in others. Dutangiye dusome icyanditswe cyacu turi buganireho kiri mu rwa mbere Pawulo yandikiye Timotheo. Let's read our main scripture of today's book, first book of Timothy, umurongo igice cya 3 umurongo wa 16. chapter 3 verse 16. Timotheo wa mbere First Timothy 3:16. chapter 3 verse 16. Haravuga ngo sugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri. Uyu ni wa mubiri tugiye kuvuga. This is the body that we are going to talk Imana about. kwerekanwa ifite umubiri ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizezwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Amen. 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 Ubu ni ubwiru. This is the secret. Bibiliya yavuze ngo sugushidikanya ubwiru bw'Imana. The Bible says no doubt the secret of God. Ubwiru ni ikintu kigoye gusobanura.
The secret, what I can say, secret of God is very, very hard to explain. ni ikintu kigoye gusobanura, kiba kidafite ibisobanuro bitomoye cyangwa se cyumvikana. You cannot have exactly the good answer or good explanation of it. Kiba gisobanutse ariko mu buryo bw'ibanga. It's clearly but secretly. Kristo rero niko ameze. This is how Jesus Christ is. Umumenya bitewe nuko wamuhishuriwe. You may know him according to how you get revelation to him. Abantu benshi mu isi bazi ko iki gihe tuba twizihiza Noheli ni ivuka rya Yesu. Many people in the world, they know this Christmas is when we celebrate the birth of Jesus Christ. Ariko abantu benshi ntibamuzi. But many people, they don't know him. Kandi bazi ko yavutse. When they knew that he was born, Bazi ko yabayeho. they knew that he was living. Bazi ko igihe yaje mu isi They know the akongera time akavamo. he came to earth and go back to heaven. Ariko ibyo ntibiragasobanura ko bamuzi. But this doesn't mean that they know it or they knew him. Kumumenya rero biterwa n'uburyo wamusobanukiwe To know cyangwa him is according to how you get revealed to him. ihishurirwa ryawe niryo rimudefinisa uko ari muri wowe. Your revelation is the one that is going to explain, is going to have a meaning in you. Bashobora kubikubwira ko tubisomye ngo umufite bimeze gutya na gutya ariko bitareflect ubuzima bwawe. We may read that whoever have him is this one, but all this message doesn't even affect your Ukavuga ngo life. umufite aguha amahoro ariko nta mahoro ufite. You may say whoever have him have a peace, but you don't have a peace. Rero uko wamusobanukiwe uko niko ari mu bugingo bwawe. The way you know him, that's how it's gonna be in your life. Abahanuzi baramuhanuye The prophet have prophesied for him mu bihe all about bitandukanye, him, even different times mu buryo butandukanye, and in different ways. ndetse iyo urebye neza ibi byanditswe Bibiliya nta wundi muntu ivuga niwe gusa. Even when you see the Bible is spoken many times about Jesus. Habe na ba Mose niwe Even bavuga. Moses, Abizera bose niwe all bizera. believers, they believe in him. Ni ukuvuga ngo Bibiliya nta wundi muntu ivuga ni Yesu. Means the Bible, whole Bible doesn't talk about anybody else. Ntuzajya It's just usoma yaba talking isezerano about rya Jesus. kera, isezerano rishya, When you read the Old Testament, avuga Yesu. All New Testament is just Aho about niho Jesus. ahishwe, This is the place that Jesus ni is naho hiding, umuhishurira. and this is the place that you can feel him. Ihishurirwa ryose riri hanze ya Bibiliya All revelation that is outside the ryose Bible, ihishurirwa. this is not a good revelation, yes. Yesaya ibice 7:14 Isaiah chapter 7 and verse 14, niho hatubwira yuko Yesu azavuka akitwa izina Emmanuel. this is the places tell us that Jesus will be born and he will be called Emmanuel. Matayo abisubiramo mu gice cya mbere 23 And Matthew repeat this in chapter 1 verse 23 atanga of his book, ibisobanuro by'iryo zina aravuga ati And he Imana iri kumwe natwe. and he explained the meaning of this name, and he said is God with us. Wa wundi batubwiye ngo yaravutse avukira i Betelehemu, Those who they Uririmba, tell us that he was born in Bethlehem, uwo nguwo yitwa Emmanuel, this is the hymn called Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. means God with us. Ngubwo ubwiru bw'Imana. This is the secret of God. Imana yambaye umubiri, God has put himself in flesh, ihinduka umuntu and he become a human kugira ngo ibane man, natwe. so he may be with us. Turaza kureba ese uyu mubiri yambaye utumariye iki. We're gonna see is this a body that he cover or he has it, what it doesn't mean to us. Gusa nk'uko twari tubivuze isi ntabwo yabimenye. As I say, the world didn't know that. Turabibona muri Yohana igice cya mbere In the book of John chapter 1 umurongo wa 10 verse 10. haravuga ngo yari mu isi The Bible says he was in earth, ndetse niwe wayiremye, even he is the one who created. nyamara ab'isi ntibamumenye. But people didn't knew him. They didn't knew him. Ab'isi ntibamumenye. But they didn't knew Yari mu isi he was on earth, ndetse niwe waremye isi, even he is the one who created. ariko ab'isi ntibamumenye. But people they didn't know him. Biragoye cyane habe n'ababanye nawe
uzwara aho yageze akababwira ati se muranzi This is a very, very difficult. Even his disciples, babana nawe ababwira amagambo they live with him, they work with him. He was spoken to them, speak the word of God to them, but they didn't know him. They was. Yesaya yaramuhanuye mu bice 9 umurongo wa 5. Isaiah prophesied about him from his chapter 9 of his book. Avuga ngo umwana yatuvukiye. And he said, now we have a child was born for us. Aravuga ngo uwo mwana azitwa igitangaza. He will be called a miracle. Azitwa umujyanama. He will be called a advisor. Ushobora gutekereza mu buzima bwawe ninde kugira inama. You may think in your life, who is your umujyanama wawe? Is Jesus your advisor? Aravuga ngo azitwa Imana ikomeye. He will be called a powerful God. Data wa twese, our Father, umwami w'amahoro, and peace, our King of peace. Urumva ko ari umuntu udasanzwe. He is the special person, yes. Bivuga ngo Yesu ni umuremyi w'isi. Means Jesus is a creator. He is the one who created us. Natwe turimo. He created everything and we are among those things. Yohana rimwe igice cya mbere umurongo wa 3. John chapter 1 verse 3. Haravuga ngo ibintu byose niwe wabiremye. He said he created everything. Ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Even everything that have been created, there is nothing that has been not created by him. Pawulo abisubiramo mu Bakolosayi igice cya mbere 16. And Apostle Paul repeat this in the book of Colossians 3 chapter 6. Abakolosayi igice cya mbere 16. Colossians 1:16. Kuko muri we arimo byose byaremewe. And he say in him everything has created in him. Ari byo mu ijuru, this from heaven, ari byo mu isi, even the things from ibiboneka, the tangible that we can see, ibitaboneka, even unseen, intebe z'ubwami, the kings, n'ubwami bwose, and all kings, n'ubutware bwose, and all power, n'ubushobozi bwose, all authority. Niwe wabiremye. He is the one who created them. Kandi byose kandi rero ni nawe byaremewe. And this was created for him. Murumva ko ni umuremyi. You can understand how he is a creator. Uyu Emmanuel, this Emmanuel, uyu Yesu wavutse, this Jesus who was born, ni umuremyi w'ibintu byose. He is a creator who created everything. Twavuze ko yagiye avugwa n'abahanuzi. We said that all prophet has spoken for him, or about him. Biturutse kuko babaga bakiriye umwuka wera cyangwa se umwuka kabazaho bagahanura. This was coming from the Holy Spirit. He comes to them and they start prophesying, and they get revelation. Hari naho Imana yabonekeraga abantu. There is a time that God revealed to people and tell them about Jesus. Reka dufate urugero mu itangiriro bice 12 umurongo wa 7. For example, in the book of Genesis 12:7, Uwiteka abonekera Aburahamu. Ahangaha ni Aburahamu yaracitwa Aburahamu. This was Abraham when he was called Abraham. Muri iki gice cya 12 niho tubona ko Imana yabwiye Aburahamu ngo nave iwabo. This is the time in this chapter that God told him to go away from his country, agenda Gikanani, and go to Canaan. Ahagurukana n'umuhungu wabo witwa Loti, and he went with his son, n'umugore wiwe Sarai cyangwa se Sara, and his wife Sarah. Baragenda. They went together. Hanyuma Imana imuha isezerano. And God gave him a promise. Isezerano yamuhaye ni isezerano ry'urubyaro. And the promise that he promises him is to have a children. Nuba icyo gihe yari afite ngira ngo nk'imyaka 70 gutyo. He was at age of 70 that time. Imana imubwira ko izamuha urubyaro. And God told him that he will give him the birth of children. Kandi urubyaro nirwo amahanga yose cyangwa se isi yose zaherwemo umugisha. And he says through his generation, all through his children, and all the world will get blessings from them.
bategereza urubyaro baraheba. They was waiting to have this child, but they couldn't. Bigeraho umugore we amugira inama yo gushaka undi mugore. Until his wife was too tired and he advised him to get another woman. Ashaka Hagari. And he get married to Yari Hagar. umuja wa Sara. She was a servant of Sarah. Amubyaraho Ishmaeli. And they have an Ishmael with them. Ariko igihe kiza kugera abyara Isaka. But the time was fulfilled when Abraham got Isaac. Ariko se uru ni rwo rubyaro Imana yamubwiye. Is this means that this was the children that God was promised to him? Yego yabyaye Isaka ku mugore w'isezerano. Yes, he has Isaac from his wife. Usomye iki gice cy'itangiriro ugira ngo wenda uwo yamubwiraga ni Isaka. When you read this book of Genesis, you may think that what God was saying about it was Isaac. Ariko ntabwo ari we. But it was not him. Turebe mu Bagalatiya. Let's go in the book of Galatians. Ibice bitatu. Chapter 3. Murongo wa 16. Verse 16. Abagalatiya ibice bitatu 16. 3:16. Haravuga ngo nuko rero byasezeranyijwe Abrahamu n'urubyaro rwe. Nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi. Ahubwo iti ni urubyaro nko kuvuga umwe ari we Kristo. Yes. Murumva umuntu yamubwiye hariya mu itangiriro abwira Can you Abrahamu. imagine whom God was talking about in the book of Genesis? Yaramubwiye ngo nzaguha urubyaro amahanga yose azahererwamo umugisha. He told him, I will give you a child that all nations will be blessed through him. Ngo ntiyavuga ngo imbyaro, But he didn't say many, ahubwo ivuga urubyaro but he just spoke about one. nk'uvuga umwe As he spoke just one ari person, we Kristo. whom is Jesus Christ. Ubwo nibwo urubyaro isi izahererwamo umugisha. This is the generation that the world will be blessed in. Yesu asobanura ibintu byinshi Jesus means a lot of things muri Bibiliya. in this book of Bible. Guhera mu itangiriro kugera mu From byahishuwe Genesis to Revelation, niwe uvugwa he is the one who the Bible talk about, kandi akavugwa mu buryo bugiye butandukanye. and they spoke about him through many ways. Niwe rubyaro Imana yabwiye Abrahamu. This was a generation that God was promised to Abraham. Mu buryo bwo kwizera natwe turi abana ba Abrahamu. Through faith, we are children of Abraham. Bivuga ngo turi abana b'isezerano. This means we are children. Tuvuka muri urubyaro Imana yabwiye Abrahamu. We came from this generation that God was telling or promised Abraham. Twabyawe n'uru rubyaro. We came from this generation. Turaza kubibona nitugera imbere hariya. We're going to explain when we go forward. Yes. Yesu haraho yavuze mu bice muri Yohana ibice bitandatu. In the book of John chapter 16, uhereye kuri 50 kugeza kuri 58 from 50 to 58. Yisobanura ko ari umutsima w'ubugingo. He was just explaining himself that he is a living bread. Ubundi ndumva niba ari k'icyumweru cyangwa se kira cyashize last by'Imana. They told about us about man. Ndumva ari cyabanje icyumweru cyabanje. I think the first week. Batubwira ibintu by'amano burya abanyisirayeli baziriye. They talking about manna, how the Israelites they get eating, they feel like they start wishing to have a food that they had in Egypt. Ariko Yesu ari gusobanura kuri ibi by'amano. But when Jesus was explaining about these things from manna in this chapter, yavuze yuko manu itavuye mu ijuru. He said manna was not coming from heaven. Aravuga ati kimenyimenyi nuko abayiriye barongeye barapfa. The reason why he say those who ate it but they died after. Atari kuwari umutsima uva mu ijuru cyangwa uvuye mu ijuru. But whoever eat the bread that comes from heaven, uwo nguwo iyo uriye, that when he eat it,
umuntu uriye umutsima wavuye mu ijuru Everyone who eat the bread from heaven, ntabwo yongera gupfa, he will never die. abatandukanye n'urupfu. This means that he is aravuga totally rero iriya different. manu bariye basekuruza And he said, those our parents and grandparents, they ate this manna. ntabwo wari umutsima nyawo uvuye mu ijuru. This was not exactly bread from heaven. umutsima nyawo wavuye mu ijuru ni And Kristo ubwe. exactly bread that comes from heaven, it was Jesus Christ. Kristo ubwe niwe wamanutse ava mu ijuru, Jesus Christ himself, he's the one who came from heaven. nta wundi urajyayo. There is nobody else who went there. niwe wamanutse avayo, He's the one who came from heaven. kandi yaje ngo ari umutsima utanga ubugingo. And he came as a bread that giving life. uwawuriye abaho iteka ryose. Whoever eat this will live eternal life. ibyo murabyumvise? Yes. uwariye uyu mutsima ntabwo apfa, Whom eat this bread will never abaho die iteka again. ryose. He will live eternal life. reka wenda tuhasome twumve. Let's read this scripture. Yohana ibice 6 John chapter 16, umurongo wa 50, verse 50 wenda tusome n'uwa 51. and 51. uyu ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru kugira ngo umuntu uwurya ye gupfa. ni njye mutsima muzima wavuye mu ijuru, umuntu narya uwo mutsima azabaho iteka ryose, kandi umutsima nzatanga kubw'abari mu isi kugira ngo babone ubugingo ni umubiri wanjye. Amen. mwumvise wa mubiri twasomye? Yego. Yego kabisa. mwawumvise wa mubiri Yego. wa wundi yambaye aje mu isi? Just body that he had when he came down in earth murumva ko ubaye ibiryo. means this become a food. umuntu rero uzarya umubiri, twabanje kubona ngo nizira tubaza ikibazo. We would ask a question, and How we many would come questions to did I that he ask? was the way, and they went through him, ituganisha hera, and then we have to go through him to go to inzira home. nshya y'ubugingo. This is the new way of life, Bibiliya tubwiye ko ari umubiri wa Kristo. and the Bible says it was the body of Christ. none hano ubwiwe aravuze ati basokuruza banyu bariye manu ivuye mu ijuru, And himself, he barongera doesn't barapfa. say, our grandparents ate manna, but after that they died. ariko ntibariye umutsima nyawo uvuye mu But it means that they didn't eat exactly the bread that came from heaven. umutsima nyawo wavuye mu ijuru ni umubiri wa Kristo. The exact bread that came from heaven is the body of Jesus Christ. uriye ntabwo yongera gupfa. Whom eat this body will not gonna die again. ababwira ibi bintu abayuda ntabwo babashije kubyumva. When he was spoken or tell them these things that the Jews didn't understand it. reka dusome wenda twihuse mwumve ukuntu bitotobye. That body and you may listen how. abayuda bajya impaka bati mbese uyu yabasha ate kuduha umubiri we ngo tuwurye? Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimumwe n'amaraso ye nta bugingo muba mufite muri mwe. urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri. urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aguma muri njye, nanjye nkaguma muri we. nk'uko data uhoraho yantumye, nanjye nkaba ndiho ku bwa data, niko urya nawe azabaho ku bwanjye, urya nawe azabaho ku Whoever bwanjye. eat me, he will live for me. twavuze yuko uyu Yesu ari we abizera bose bizeye. We say that Jesus is the one all believers believe in him. turatanga urugero rumwe. Mose uburyo yavukiye muri Egypte. As I'm giving this example, you know Moses was born in Egypt. usomye kuva ibice 2 When you read the book of Exodus chapter 2, umurongo wa 10 n'uwa 12, verse 10 to 12, hatwereka ko Mose amaze gukura the Bible says when Moses was a grown up, ngo yanze kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. he didn't accept to be called a son of Pharaoh's daughter.
ntabwo tugiye muri ayo mateka uburyo yavutse kugera ageze ku mukobwa wa Farawo. We're not going to explain how he was born and he became a son of Pharaoh's daughter. Mose, icyo nashatse ku impamvu nzagize inkuru za Mose, the reason why I'm giving this example, iyo usomye Abaheburayo ibice 11, when you read the book of Hebrews chapter 11, 24-25, verse 24 through 26, havuga ko Mose yemeye kurenganwa n'ubwoko bwabo. the Bible says Moses accepted to be slaved with his nation or his people bamuhora Kristo because of Jesus Christ. Murumva uburyo bikomeye. Can you imagine how it was very hard? Ubisomye hariya mu itangiriro ntabwo ushobora kubona ijambo Kristo. When you read in the book of Genesis, there you cannot find the name of Christ. Ariko uyu musobanuzi w'Abaheburayo waravuze ngo icyo Mose yaziraga Kristo. But this the writer or the author of this book of Hebrews say the reason why Moses was slaves is because of Jesus Christ. Yanze kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. He didn't accept to be called the son of Pharaoh's daughter. Ubishize mu buzima busanzwe byari bikwiye. When you put in normal life, this was normal. Farawo yari umwami. Pharaoh was a king. Nukuvuga ngo yari umwana w'ibwami. Means that this was his grandchildren and he was yemera kuvayo, but he accepted to go away from palace kugira ngo ajye mu bwoko bwabo buri kurengana, and to go to his nation when his nation was arengananwe nabwo. So he accepted to be slaved with them. Ngo bamuziza Kristo. All this was because of Jesus Christ. Mose ubwiwe arahanura. Moses himself prophesied. Ahanura uyu nguyu turi kuvuga. And he prophesied this. Itangiriro 18:15. In the book of Genesis 18:15. Aravuga ngo Imana izabahagurukiza umuhanuzi. And he said God will bring a prophet that is like me. Muzamwumvi. And please accept and listen. Uwo yavugaga ni Kristo. Whom he was spoken about was Jesus Christ. Izabahagurukiza umuhanuzi umeze nkanye. And I say God will bring a prophet that will be like me. Ubisomye hano mu itangiriro ntabwo wabimenya, ariko usomye ibyakozwe n'intumwa 3:22-26. When we read in the Old Testament, you cannot understand it, but when you read in New Testament, you may have a good experience. In the book of Acts 3:23 through 26. Haravuga ngo umuhanuzi Mose yavuze ibya Yesu wa wundi si izaherwamo umugisha. Moses spoke about the prophet Jesus that all nations will be blessed through him. Kandi uzakiza abantu be abantu ibyaha. And he's the one who gonna save all people from their sins. Murumva ko uwo yavuze ko izahagurutsa umuhanuzi yari Yesu yavugaga. Remember Moses was spoken about that God will bring a prophet. This was Jesus Christ he was talking about. Yesu agiye kuvuka haje marayika abwira Yosefu. And before Jesus was born, the angel came and talked about Joseph. They told about when he was trying to be away from his bride. Imubwira ko Maria azabyara umuhungu. And the angel told him Mary will have a boy. Akitwa Yesu. And he will be called Jesus. Kuko ari uzakiza abantu be ibyaha. Because he will be the one who will save people from their sins. Murabibona muri Matayo igice cya mbere. This is the book of Matthew chapter 1. 21. Verse 21. Matayo igice cya mbere 21. Book of Matthew chapter 1 verse 21. Avuga ko uyu muhungu wabyawe na Maria. They say about this boy who was born from Mary. Ni uzakiza abantu be ibyaha. He will be the one who will save people from their sin. Yesu ni ijambo ry'ubugingo. Jesus is the word of God of life. Turabibona muri Yohana wa mbere. This is his book of 1 John. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere. First letter of John chapter 1 verse 1. Ndareka tubasome. Let's go there and read it. Rwa mbere rwa Yohana. First book of John. Igice cya mbere umurongo wa mbere. Chapter 1 verse 1. Haravuga ngo wahozeho uhereye mbere na mbere. Uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje n'intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo. Yes. Ari we jambo
He is the word of life. ni ukuvuga ngo Yesu ni ijambo ritanga Means ubuzima. Jesus is the word that gives life. Ni ijambo rizima, This is the living word, ni ijambo ribyara, and this is the word that make have a birth. ni ijambo ritanga ubuzima. This is the word that gives life. Hari naho bavuga ngo ijambo yahindutse umuntu. There is a way they say that word becomes Yabanye a n'Imana. human being, and he was with God, Kandi yari Imana. and he was God. Yes, Uyu rero ni ijambo ry'ubugingo. this is the word of life. Yes, Ni ijambo ry'ubugingo. he is the word of life. Kandi ubwo bugingo bwarerekanwe turabubona, And this life was revealed, and we saw it, turabuhamya, and we testified. kandi nanone turababwira iby'ubwo bugingo And buhoraho now we are talking about that's a living life. bwahoranye na Data wa twese, This was with our Father, tukabwerekwa. and we reveal it. Ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe. When we have seen and understand it, that's what we share with you, so you may join us. Kuko ubwacu dufatanyije na Data wa twese Because as we join Jesus and n'umwana we Yesu Kristo. His Son, God and His Son Jesus Christ. Tuvuze ko ari ijambo ritanga ubugingo, We said that this is the one that gives life, ariko kandi ni ijambo ribyara. and this is the one that have birth. Reka turebe urwa mbere rwa Petero. Let's go in the book of Peter. Nabwiye ngo ndasoma ibice byinshi. I told you that I'm gonna read the many scriptures. Yes. Urwa mbere rwa Petero First Peter 1:23. 1, chapter 1, verse 23. Haravuga ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mubyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Yes. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rizima rihoraho iri turi kuvuga, Means that this is the word of God, ijambo or living the word ry'Imana of life. ritanga ubuzima. And this is the word that gives life. Petero ahamije ko ariryo ryatubyaye. And Peter is just to confirm that we have born from it. Mwabyawe ubwa kabiri, And you was born again mu yandi magambo mubyawe n'ijambo ry'Imana. means that we was born again from or through the Bivuga word. ngo ni Kristo wababyara. Means that Jesus is the one who was gave you birth. Yesaya nawe yari yarabihanuye ibice 53. Even Isaiah was a prophesied about in the book in his book of chapter 53. Umurongo wa 10 n'uwa 11. Verse 10 to 11, we can go ahead and read there. Yesaya 53. Isaiah 53. Ibice 10 na umurongo wa 10 n'uwa 11. Verse 10 to 11. Aravuga ngo ariko Uwiteka ashimye kumushenjagura, yaramubabaje ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama, ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe, azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe, bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishiraho gukiranirwa kwabo. Yes. Ahangaha Isaya arimo aravuga uburyo Kristo azabyara itorero. This Isaiah was a prophecy about how God will give a birth to church. Iriya mibabaro yagize arimo gupfa, The suffering or the pain that Jesus had when he was on the cross. Yesaya ayigereranyije n'ibise. And Isaiah is just to compare to pens. Wenda ku bagabo ntibabimenya ariko abagore bo barabizi. For men maybe we don't understand it, but the women they truly understand what we're talking about. Ni ububabare umugore agira ari kubyara. This is the pain that the woman had when he had a Yesaya avuze yuko azabona urubyaro. And Isaiah said that who gave a birth. Rukava muri iyo mibabaro. And this birth will come from this pain.
Nuvuga ngo iriya mibabaro yagize ku musaraba ari This gupfa pain that Jesus had on the cross when he was dying, niho itorero rivukira, this is the place that the church were born. niho twavuye. This is where we came from. Yesu ubwe Bibiri isobanura ko ari umwuka utanga ubugingo. The Bible explains exactly that Jesus is the Holy Spirit who gives life. Muri cya gice kwa turimo cya Yohana ibice 6 And the book of John chapter 6 umurongo wa 63 niko havuga. Chapter verse 66. Ibice 6 Chapter 6 verse 63 in the book of John. haravuga ngo umwuka ni utanga ubugingo, The Holy Spirit is the one who gives life. umubiri ntacyo maze, The body is amagambo babwiye niyo mwuka kandi nibwo bugingo. the word I've just shared to you is the Holy Spirit is alive. Pawulo abisubiramo mu rwa mbere yandikiye Abakorinto And the Apostle Paul confirmed this from the letter that he wrote from the ibice Corinthians. 15 umurongo wa 45. 1 Corinthians chapter 15 verse 45. Nguko Pawulo abivuga. Listen how Apostle Paul confirmed. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere niwe Adamu, This is ariwe how is Adamu the first Adam yabaye was ubugingo Jesus. buzima, And he was a living life. naho Adamu wa nyuma And the second Adam, yabaye umwuka utanga ubugingo. he was the Holy Spirit who gives life. Adamu wa mbere First Adam, yabaye ubugingo buzima, he was a living life. naho Adamu wa nyuma ariwe turi kuvuga And the last Adam, in the whom we're talking about, aba umwuka utanga ubugingo. he became a Holy Spirit that gives life. Iyo dusomye dukomeje gusoma Bibiliya tubona Yesu agereranywa n'amazi amara inyota. When we read the Bible, they compare Jesus as a living water, cyangwa se amazi y'ubugingo. or living water, the water that gives away thirsty. Ibyo turabibona muri Yohana ibice 4 This is comes in the book of John chapter 4 umurongo wa 14. verse 14. Yesu yarimo abibwira umusamariya wari yarasanze ku iriba. Jesus was talking about this Samaritan that she was talking about on this water. Kuri uyu murongo yaramubwiye ngo ariko unywa amazi nzamuha He told her, whoever drink the water that I will give him to him, ntazagira inyota rwose iteka ryose, he will never feel thirst eternally. ahubwo amazi nzamuha But the water that I will give it to him, azamuhindukiramo it will become in him isoko y'amazi adudubiza the source of a living water kugeza mu bugingo buhoraho. until the eternal life. Yesaya 55 umurongo wa mbere, Isaiah 55 verse 1, ibyahishuwe 21 mu murongo wa 6 Revelation 21 verse 6. haravuga ngo ufite inyota The Bible says whoever has thirsty, naze anywe ku mazi come and get water, kandi ku buntu and for free, nta kiguzi without giving any money. asabwe. He will not giving any money. Ayo mazi This water, ari available, this one is available. arahari. This one is there. Urifuza kunywa kuri ayo mazi? Do you wish to drink this water? Urifuza kurya umutsima wavuye mu ijuru? Do you wish to eat the bread that comes from heaven? Urifuza kubaho iteka udapfa? You wish to live eternally? Kubaho ubuzima bw'iteka? You want to live eternal life? Wari umutsima niyo yasinzira, Even whoever eat this bread, even if he will sleep or death, impanda nivuga azayumva, when the trumpet sound, he will wake up. ntabwo azarimbuka. He will not gonna be perished. Nta kurimbuka kuri mu banyuze muri iyi nzira Yesu. There is no one who will perish when you go through this way. Ni inzira inyura mu mwenda ukinze, This is the way that you go through the clothes that cover, uwo mwenda n'umubiri wa Kristo. and this clothes or curtain was Jesus' body. Imana tugire neza, May God bless us. twifuze kunywa amazi y'ubugingo, Let all wish to drink this living water, twifuze kurya umutsima w'ubugingo and wish to eat this living bread, ku batarawurya, for those who never eat kuko niho hari it. ubuzima bwose. Because this is a place that there is a full life.
niyo mpamvu twavuze ngo ubu ni ubwiru. That's why we say this is a secret. Nibanga It's a secret. rimenywa n'uwahishuriwe. This is revealed for someone who has revelation. Biraterwa nuko yakwishuriye. And it's according to how Jesus was revealed to yourself. Tugenda tumumenyaho agace. We always know you just a little bit. Ariko bijyanye nuko uhishurirwa But this is according the way you get revealed from. Niyo mpamvu byitwa ubwiru. That's why it's called secret. Turashoje. This is our conclusion. Murakoze cyane. Thank you so much and may God bless you. Amen.